erega buriya n'akazi kajya kabaho kakaba ari akazi gaciriritse, kakaba ari akazi gasuzuguwe, buri wese ukunyuzaho akumva yaguhanagurizaho icyondo. Ariko iyi Mana yo mu ijuru ijya ireba ukumva ni umutwaro utabasha gutura. Ugomba kwizera ko yatabaye Moridekayi ikamukura ku irembo ry'ibwami. Ari igihe ujya ukorera umuntu ukamugiriraho umugisha kwa ko Imana yabyemeye. None rero nanjye icyo mbasaba, ndagira ngo mwishingikirize iyi Mana. Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose ku isi, ndetse n'abanyarwanda, abanyarwandakazi. Nizere ko mumeze neza. Nizera yuko nawe utameze neza, iyo usenze Imana ukayibwira buri kimwe, nizera yuko nawe ibigenza neza, kuko niwo duhungira. Aho kugira ngo duhungire ku muntu, wowe icara ugende mu cyumba cyawe usenge, ibintu biragenda neza. Rero aka kanya ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Urabona ni umuntu wikwije, ni umuntu wambaye bitandukanye nuko abandi bambara, ariko ibi bintu yambaye bifite icyo bisobanuye. Ariko si ngombwa ko ari ngewe wabivuga, ahubwo yatwibwira umuntu watugendereye akatubwira n'ikintu atuzaniye. Murakoze, tubaye ikaze kuri channel yacu Abeza Media. Murakoze. Ndi umukozi w'Imana wigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, babasha gufasha abantu bakaba bagira ihumure mu mitima yabo, bakumva baguwe neza, kubera yuko kuba muri Kristo burya nta gihombo bijya bigira. Tugiye gutangira rero ijambo ry'Imana, ariko tubanza kwiragiza Nyagasani kugira ngo atuyobore, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa na Mwuka Wera nibo bana b'Imana. So naguciye mu ijambo mbere ko dutangira, watubwiye byinshi, ariko nyine utubwira amazina yawe kugira ngo abantu badukurikirana bavuge turi kuganira n'uno mubyeyi no mu mama, tuzi amazina yiwe. Yego, nitwa Nyirankundimana Regine, ndi umukristo wo ku Gasave. Ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Kadutangire rero twiragize Imana. Nawe twaba tutari kumwe, tutarebana, nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Fatanye natwe. Aho umuntu ari hose arasenga bikumvikana, apfa kuba afite kwizera muri we. Burya kwizera niko kuremesha ibintu byose. Turagushimye Imana yacu, uri Imana ikiza, Imana iruhura, uri umubyeyi mwiza utunze imbabazi, uri Imana itureberera aho tutareba. Umuririmbyi aravuga ngo namenye neza ko tutibeshye, kugukurikirana ibyiza nta gihombo, ngo nta n'icyo bidutwaye kugukorera. Aka kanya rero uri Imana yumva gusenga kwa buri wese, uri Imana itajya ibura uko ibigenza. Akanya nk'aka ndakwiragije, njye ndi umwana w'umuntu, sinamenya icyahembura imitima y'abana bawe, ariko wowe uzi uko bababaye. Uri Imana ihembura imitima, uri Imana ivura imitima ibabaye, uri Imana igwisha imvura y'urujojo mu mitima yabo. Nanjye aka kanya ndakwinginze ngo ururukire mu mitima ya buri muntu umwe wese wifatanyije nanjye aka kanya, kwa kuri Imana ishoboye byose. Ngaho ganza utegeke unyiyoborere nk'Imana, ibyo ushima ko bibageraho ubyururukane n'abamarayika. Uri Imana igira neza rero, urushaho kubana natwe, kandi Uwiteka uduhana umugisha n'abera bose, none n'iteka ryose. Amen. So rero nk'umuntu uvuga ijambo ry'Imana akarisangiza abantu, hari byinshi Imana yagukoreye, hari byinshi wayivugaho. Rero aka kanya ugiye kutubwira mu buryo bwawe, ese ubundi Imana ikora iki, ikora ite? Kuko ari abenshi bumva nyine Imana bakayumva mu kigare,
kuko Imana yo ntango tuyibona igaragara amaso ku yandi ariko tuyibona mu bikorwa ikora. Ese we Imana uyibona ute cyangwa se abandi bayibona gute? Murakoze. Imana burya wa mugani ntigaragara, kandi n'uwayisenze ntago ategereza igisubizo ko izakimanura ikakimuzanira mu ntoki. Iyi Mana ikoresha abantu kuko nibo bana bayo. Nibituma nk'uko muzi ko umubyeyi atuma abana yabyaye, ntiyigira kuvoma, kandi nta n'ubwo yakeneye gusura runaka atuma umwana, kubera ko gutuma umwana niwe aba afite yifashisha. Rero n'Imana nayikorera mu bantu, ituma abana bayo kugira ngo n'abandi barwaye n'abafite imitima ibabaye baruhuka, ariko binyuze mu bantu. Ntago Imana wayibonesha amaso ngo bikunde, ahubwo Imana uyibonera mu bantu. Ubu Imana ushaka kuyibona wayibonera muri nge, nkayikuboneramo, nkayiboneramo no muri bugenzi wawe. Imana rero wenda sinzi uko nayivuga. Ni Imana nyine irihagije, ishobora byose. Ni Imana nyine, izina ni Imana, kubera yuko wenda nkanjye nihereyeho. Umuririmbyi ajya avuga ngo ufata ifoto yawe yo hambere wigereranye n'iy'iki gihe. Icyo gihe bundi niyo waba uko waba uri kose, niyo waba ukiri n'umupagani, uhita ubona Imana utiriwe urebera hirya. Uyu muririmbyi, erega buri muririmbyi aririmba afite Mwuka Wera umuyobora. Ntimuzagire ngo umuririmbyi ashobora kuba yakifata agakora igihimbano kuriya. Abayobowe na Mwuka Wera. Niyo mpamvu ubona indirimbo ihimbwa igafasha imbaga y'abantu benshi. Ni ukubera ko buri Imana ifite uko ishaka gutanga ubutumwa, ikabunyuza muri wa muntu, akarema igihimbano kuriya. Iyo ufashe rero ifoto, icyo nari mbivugiye, ufata ifoto yawe yo hambere uyigereranye n'iy'iki gihe, uhita ubona ko byakanga byakunda ari aho Imana iba yaragukuye, hari ikiba yarakoze. Ntago wavuga ngo Imana nge sinayibonye. Umuntu wese ku ruhande rwasuzumye asanga Imana yarayibonye, kandi naho ngaho ugeze wakabaye utakiri kuri ino si. None niyo waba utari ku isi, sibyo? Umuntu arareba mu bwana, akareba mu busore, akareba noneho yarabaye inkumi, akongera akareba ari umubyeyi. Muzi ko hari abantu barinda bapfa batabyaye? Baba baravukiye amezi nk'ay'abandi, baba baronse nk'abandi, baba bafite ababyeyi bakomokaho, baba baragaburiwe nk'abandi, ariko kubera yuko Imana ibigufiteho umugambi mwiza. Buri umuntu wese Imana ifite icyo yamuteguriye. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona Imana mu buto, wagera naho ugeze ukabona ko Imana iri mu ruhande rwawe, byakanga byakunda. Kuko muririmbyi yaravuze ngo abandi barapfuye urasigara. Ngo se ujya wumva ko hari icyo watanze kugira ngo abandi bapfe? Abo mwanganaga bamwe barapfa, abagusumbaga bagapfa, abakire barapfa, abakene bagapfa, ariko wowe uracyari nta n'icyo usumbije abandi. None se ubona, none ibaze ko uhora ugenda buri munsi ukagenda, no kandi buri iyo umuntu yagiye baravuga ngo wagiye aba yagiye. Uragenda ntubuze aho uri bunyure, buri uyu munsi uba ari muremure, ntago ubuze imbogamizi uri buhure nazo, ariko iyi Imana ikakuyobora ikongera ikagucyura. Abandi barakora impanuka bagacika amaguru, abandi usanga barabaye ibimuga bakagendera mu tugare kandi bari abantu bazima. Ese ukeka yuko bariya hari icyo bacumuye ku Mana? Ntacyo. Rero icyo nshatse kuvuga, ukushaka Imana utarindiriye kuvuga ngo Imana yakoze ibi byinshi nyine bigaragarira n'amaso, byonyine ufashe ko yakurinze ikagukuza, washima. Kuko Imana ushaka kuyishaka utayindebeyeho, nawe ubwawe usuzumye ukuri n'aho wavuye n'aho uturuka, ukareba n'uko wakuze, wahita ubona Imana ikikubeshejeho utarwaye. Ubu ugiye mu bitaro ukajya za sashika, ukajya mu bitaro nyine byose, wagenda wagerayo ubundi ngo no batangira urugero. Ugerayo ubundi buriya nta n'umuntu utagira munsi yageze mu bitaro, kuko uzisuzume
ujya kwa muganga urembye wagerayo hagira uwinjira ugahita ubona uri muzima bibaye ngombwa wataha nuko uhita uvuga uti nanjye mba naraye habi ariko sindembye nk'uyu nguyu. Iyi Mana rero ahantu hose wayihabonera kuko iraturinda itubeshaho, byinshi byakaduhitanye biba bihari ariko iyi Mana ikatugirira ubuntu, tubaho mu buntu bw'Imana. Amen. Ubwo rero Imana wenda mbwira nk'abantu baba bafite ukuntu bumva Imana bitandukanye n'iby'abandi, hari n'uba wumva bitamurimo. Burya ntimugire ngo gukizwa ntabwo ari ibintu byizana. Imana itaramanura Mwuka Wera ngo akuzemo ntabwo wakizwa. Wakizwa utese katari ibintu wifata, ni nk'uko bakubwiye ngo genda ujye gusinda mu kabari, udasanzwe usinda ntiwabishobora. Ako kugira Mwuka Wera amanuke nuko naba wamwemereye. Oya, bisaba ngo igihe kibe cyageze. Iyo cyageze n'ubundi Imana yo mu ijuru ari ubundi ifite gahunda igufiteho, iriyururukirayo ntumenye igihe byaziye urijyana. Kandi kimwe nuko runaka arigishwa ugafashwa, nyine hari ukuntu umuntu afashwa agafashwa kumva akavuga ati harya ubundi nge ubu sinakizwa bikemera. Gukizwa rero ntibisaba amashuri, gukizwa ntago bisaba diplome, gukizwa ntibisaba ko umuntu afite. Buri wese umwenda wari urahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Umuntu wese rero wumva yagira uko ashidikanya katagera ku Mana ntago bibaho. Umwenda wari urahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Umuntu wese ku giti cyajya azamura isengesho Imana ikaryumva, utarindiriye ngo runaka yansengera kandi ijambo rirafasha rikaguhumuriza. Erega abantu hanze aha bafite ibibazo ni benshi bumva kubaho bibarutira kuba bapfa. Ariko ndakwinginga, erega baravuga ngo uriya mugabo, Bibiliya ivuga ko umugabo bita Moridekayi yabaga ku irembo. Mu kuba ku irembo kwe rero yabaye ku irembo, ntiyarabuze kuba yihebye, ariko burya Imana ijya igira bibuza amahoro kugira ngo nawe ugerweho. Ntago abantu bose twaba mu byiciro bimwe, ariko iyi Mana ifite imbaraga, iyi Mana irakomeye, iyi Mana irahambaye, iyi Mana ntiwabona ikigereranya nacyo. Kubera ko twe nk'abana b'abantu wenda kubera ko tuba tutayibona, uvuga uti iyi Mana nayikura he, uba wumva udakurura ubunini bw'Imana. Ubundi Imana ntiwabona icyo uyihwanya nacyo. Reka rero tudatinze ngo twizimbe mu magambo menshi, turebe ijambo ry'Imana. Ku bantu bari kunkurikira bafite Bibiliya, turareba ubutumwa bwiza bwa Esiteri, ibice ni 6. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Ku murongo wa mbere aravuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami barindaga irembo ry'igitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahageze mu rugo rw'irembo ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, zana
umwami ati naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu bo mu mutware w'ubwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze akubaha. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Izi nkuru ni iz'umugabo bita Moridekayi, yari umuyuda, yabaga ku irembo twamugereranya ko yari nk'umuzamu wo ku marembo. Uyu Moridekayi rero, Hamani yari umukuru w'ibwami, niwe wari umukuru, yari yungirije umwami. Noneho Moridekayi yari akijijwe, niko nabyita. Abayuda babaga ari abantu bo mu nkone, babaga bakijijwe. Arangije barahanyura, ubwo kubera ibwami batanga icyubahiro cyinshi, baratambuka bakabaramya, nicyo cyubahiro batanga. Ahanyuze abandi barunama baramwubaha, undi yanga kubikora kuko yavugaga ati uyu ni umwana w'umuntu, njye nzaramya umwami wanjye. Arangije undi byaramubabaje, ateranya inama mu rugo, abwira umugore we ati nyine n'abandi n'izindi nshuti ze bari kumwe, ati umuntu bita Moridekayi yansuzuguye, abandi bandamije we ntiyandamya. Umugore aramubwira ati ibyo birahagije, uzagenda usaba umwami, kuko Hamani yavuga ati ni njye ukunzwe, kubera yuko Esiteri ni umwamikazi, nanjye nta nama, nta n'uguhura, nta n'igitaramo kiba sintumirwe. Ati ubwo nanjye ndagenda nsabe, kandi icyo ndi busaba umwami ntari bukinyime. Umugore aramubwira ati genda umanike igiti neza, ugenda ujye kumusaba umwami umuzane tumumanikeho. Arangije ngo iryo joro, nicyo nababwiraga, iryo joro ngo umwami yabuze ibitotsi, ntiyongeye gusinzira. Niyo mpamvu nabwiye nti Imana yo mu ijuru ikorera mu bantu, ishobora kubuza runaka amahoro, wowe ubwawe hari igihe kigera umuntu akabura icyo arya, ubuzima bugahagarara, ikamukoresha we kandi ikamukoresha utabizi. N'uwo rero umwami yamubujije amahoro kubera yuko yabonaga igihe cya Moridekayi cyo gutabarwa cyari kigeze, kugira ngo akurwe ku irembo. Arangije rero umwami yari atarayinjira ngo agere mu rugo, umwami kubura amahoro arababaza ati munzanire igitabo cy'ubucurabwenge. Ubwo ni nka jenda mba ariko mbibara, ni igitabo cyandikwagamo imirimo, ibyakozwe byose, cyabaga kirimo raporo. Arababwira ati se uyu muntu waburiye umwami agiye kwicwa, hari ikintu mwamuhembye cyangwa icyubahiro runaka mwamuhaye? Baramubwira ati ntacyo. Bati se hari umuntu waba uri hano? Aravuga ati Hamani arahari. Hamani araza, baramubwira ngo Hamani, umuntu umwami akunze kubaha wamukorera iki? Kubera ko yari umujyanama w'umwami. Undi aribwira ati ubu ni njye ukunzwe, ibi ndamutse mvuze bibi kandi ari njye wubashywe hano ntibyagenda neza. Arangije arababwira ati bazana umwambaro umwami ajya yambara, bazane n'ifarashi agendaho, nibarangiza bamwicazeho bamutwareho, bagende bavuga ngo uyu ni we umwami akunze kubaha.
Haleluya. Ubwo rero niba ufite ukuntu wumva erega buriya n'akazi kajya kabaho, kakaba ari akazi gaciriritse, kakaba ari akazi gasuzuguwe, buri wese ukunyuza akumva yaguhanagurizaho icyondo. Ariko iyi Mana yo mu ijuru ijya ireba ikabuza abami, ikababuza amahoro, kugira ngo abaja babo nabo batabarwe. Ari igihe ujya ukorera umuntu ukamugiriraho umugisha kwa k'Imana yabyemeye. None rero nanjye icyo mbasaba, ndagira ngo mwishingikirize iyi Mana, kubera ko na Moridekayi yari umuzamu ariko yarahavuye. Babwira Hamani bati, Hamani rero ati ibyo ngibyo genda ubikorere Moridekayi, kandi yari umwanzi we, bafitanye ikibazo. Buravuga ngaho umuntu yakumanikiye inkoni kari hari bukumanike. Burya Munyarwanda aravuga ngo urucira mukaso rugatwara nyoko, kubera kuba wumva ari we wapfa ntago ashobora gupfa. Iyi Mana ibigufiteho umugambi. Hamani yumvaga ko Moridekayi yagiye kumumanika akamwica, ariko iyi Mana kwa ko yari yamutekerejeho n'umunsi wo gutabarwa wageze. Erega ba Hamani hanze haba bari benshi. Hamani w'ikibazo, Hamani impande zose abahari, ariko iyi Mana yo mu ijuru igikiza abantu ba Hamani. Hamani yamunyujije mu murwa, aravuga ngo uyu ni w'umwami akunze akubaha, dore nuko bazajya bamugenza, uw'umwami akunze akubaha. Kubera ko yari yamaze kubwira abantu ati ndaje mubazanire namubambye. Barangije bamubaza ati habaye iki? Kubera yuko abatazi, ari igihe mugira ngo abantu bakorera Imana bapfa gupfa. Kubaha Imana nibwo bwenge kandi niko kujijuka. Nta gihombo ku muntu wakoreye Imana, kubera ko iyi Mana ijya ireba ko umuntu yakugambaniye. Ni Imana ireba hiherereye aho twe tutareba. Ni Imana ishobora kureba ko mugenzi wawe mwagirana ikibazo iyo ifite ukuntu yagikemura. Iyi Mana ntacyo wayigereranya nacyo, kubera yuko muntu nukuri wumva ubabaye nk'uko Moridekayi yari ababaye. Nukuri ari igihe umwami yagutekerejeho, ijuru ryagutekerejeho, ijuru ryongeye rikubura dosiye yawe yubamye. Niyo mpamvu Moridekayi nawe yatabawe mu bintu atakekaga. Yari umuja ariko nawe yungiriza umwami, baramwubaha, baramutambagiza umurwa, bamwambika ikamba umwami ajya yambara, bamwambika umwambaro mw'icyubahiro. Buri umwambaro w'ibwami usobanura icyubahiro. Baramutambagiza yambaye umwenda w'icyubahiro, nk'umuntu wakoze neza, nk'umuntu wituwe neza yagiriye. Ubundi baravuga ngo gira neza wigendere, kuko ibindi ntibiba bikureba. Umuntu agira neza ngo ineza akayisanga imbere, kandi ntibaba basezeranye. Niyo mpamvu uko Moridekayi yagiriwe neza, umuntu Moridekayi nawe yari ababaye ari ku irembo, Abayuda bagiye gupfa. Iyi Mana irururuka igira uko ibigenza. Nawe rero wumva mu mutima wawe, ukumva ikibazo kirakuremereye, ukumva ni umutwaro, utabasha gutura. Ugomba kwizera ko yatabaye Moridekayi ikamukura ku irembo ry'ibwami, ikamukura ku buzamu, ikamurinda gusuzugurwa, ikamukuraho igisebo, ikamukuraho akagambane. Nawe aka kanya iyi Mana yakumva, kubera ko ni Imana ivubira imvura ngo ababi n'abeza. Ni Imana itarobanura ku butoni. Ni Imana itanga imigisha mu mujyi no mu cyaro. Ni Imana ireba hiherereye, ntihishwa. Aho waba uri hose wabwira Imana uti uko wagiriye Moridekayi, nanjye aka kanya niko waza ukangirira. Wabwira Imana uti uko wagiriye Moridekayi, nanjye niko waza ukankuraho uyu mutwaro. Ntago biba byoroshye ko umuntu aba ashobora kugira ikibazo akabura hepfo no haruguru, nta nshuti, nta muvandimwe, nta muntu wakimukuramo uretse kwiyambaza iyera yo mu ijuru, akayibwira ati Mana namenye neza ko kugukurikira nta gihombo bigira. Niyo mpamvu nanjye aka kanya nkwisabiye ngo ngirira nk'uko wagiriye Moridekayi, kubera ko iyi Mana ntacyo igirebaho. Ndakwinginga mwene data, iri jambo ngo rya Moridekayi wongere urisubiremo,
urinywe wumve ko riryoshye, wumve ko ineza Moridekayi yagiriwe, wumve ko agasuzuguro Hamani yamusuzuguraga ari katumye ari bumwubaha, kubera ko umwami yari yamutekerejeho. Ndakwingingira rero mwene data aka kanya ngo Imana yo mu ijuru nawe yongere kugarukeho, yongere gutindeho, iyi Mana yongere bundi bushyashya, yongere igira bibuza gusinzira, kugira ngo bagutekerezeho kwineza wagize yakongera ikakugarukira, kugira ngo bagutekerezeho kukwiriye kuva ku irembo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoze n'abantu bumva bifuza ko nabasengera kugira ngo nabo bumve babohotse, kugira ngo bizere ko ibyabaye kuri Moridekayi nabo byababaho, kwako n'Imana ishoboye byose. Bisaba kugira ngo wizere uve mu byaha, kuko ijambo riravuga ngo Imana yanga icyaha, ntago yanga umunyabyaha. Bisaba kwihana ukumva utunganye, kubera yuko wakihisha abana b'abantu ukavuga uti ntawe unzi, byo nkora mbikorera mu nzu, byo nkora mbikorera ahatabona, nshatse icyo nkora njya kugikorera aho batanzi. Ariko iyi Mana yo ireba mu mitima. Ntago iyi Mana ijya ireba abantu ngo irebe ku masura vuga ati runaka ubwo akeye ndibaza no ku mutima rikasa. Iyi Mana ireba mu mitima y'abantu, niyo ntihishwa. Bisaba kugira ngo aho ugenda hose ugende wicuza, kuko ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Rero nta turi mu isi yanduye, igihe cyose turacumura. Niyo mpamvu akanya nk'aka rero nkwinginze ngo ujya wiherera ubwire Imana uti mbabarira, kuko iminsi irushijeho kuba mibi, kandi iminsi irushijeho kuba mibi, iminsi irushijeho kuba mibi. Dore iminsi irushijeho kurushya abagenzi, ariko ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, kubera ko ingorane ziba ari nyinshi, ariko ntibivuze ko wabivamo, kubera ko gukomera kujya gutera kunesha, kubera ko ngo nta watsinda urugamba atarwanya, kuko umuntu ararwana ariko ntanesha. Hanesha Imana yo mu ijuru, yururuka ikamuneshereza iyo yibona ububabare afite. Reka rero dusengere mw'iri jambo ryo kwizera yuko Imana izatugirira neza, ryo kwizera kuko Moridekayi yagiriwe, yararindiriye aguma ku irembo, aritonda aguma ku irembo, arasuzugurwa, ariko igihe kiragera Imana ibuza amahoro umwami, kugira ngo nawe asubizwe, atabarwa ave ku irembo, kandi neza yarayibonye. Murakoze, reka dusenge. Umuntu wese ahari yicishe bugufi, twegerane n'Imana kugira ngo Imana yumve gusenga kwacu, kugira ngo Imana itahe mu mitima yacu, kugira ngo Imana irusheho kutuba bugufi, kuko tutafite Imana ntaho twagera. Turagushimye Imana yacu, uri Imana ihambaye, Imana muyobozi, mukozi w'umuhanga, murengezi w'ubugingo, giti cy'inganzamarumbo. Akanya nk'aka uri Imana yakijije Moridekayi Hamani, yumvaga ko yamukandagiraho bigakunda. Uri Imana igitabarira igihe, haba habura igihe ngo umuntu atabarwe, na Moridekayi wamutabaye igihe cyageze. Kanya nk'aka rero nsengeye buri wese uri kunyumva ngo ajye yongera agire kwizera, yongera akomere mu bigerageza arimo akomere, yumve ko iyo atabaye Moridekayi nayo izamutabara. Ni ukuri uri Imana yumva gusenga, uri Imana itabura uko ibigenza, uri Imana iboneka mu byago no mu makuba, uri Imana itabara uwiyambaje, uri Imana ireba, uri Imana ni ukuri yirengagiza ubugoryi n'ubupfapfa tugaragaramo, katugirira ibambe. Uri Imana itareba ibyo dukora, Imana itareba uburanga n'igihagararo, uri Imana yirengagiza amafuti n'amakosa, uri Imana ireba hiherereye. Niyo mpamvu nkwinginze utaye mu mitima ya buri wese ushaka, ufite inyota yo kugira ngo akumve, yo kugira ngo akumenye. Buri wese utahe mu mutima we, kandi wongerera abantu bawe kwizera. Dore iminsi irushijeho kurusha umugenzi, dore bamwe batangiye kubivamo, ariko ndabingingiye tahe mu mitima yabo, Mwuka Wera muyobozi arushaho kubana nabo. Bana nabo ni mu izina rya Yesu Kristo.